nkomereje kuri kwa rwa ruzinduko yagiriye kuri ADPR Rusumo. Yego. Ibirori byararangiye arataha, kandi ataha koko anitwaye kuri moto n'umudamu we. Ariko bageze mu rugo Igisenyi aho yari acumbitse, abwira umudamu we ko atameze neza, ariko ko niyumva akomereje kuremba arajya kwa muganga. Ni nako byagenze rero, ngo byageze nka 6 z'ijoro araremba, ajya ku ivuriro ryo kuri Buhuru, kuko ngo yaratuye muri ibyo bice. Yego, niho yaratuye. Ku ivuriro rero baramwakiriye, baramusuzuma, ngo nabo ntibagira indwara babona, cyakora bamuha ibinini abari kunywa muri iryo joro, bamuha randevu yo kugaruka mu gitondo. Arataha atangira kunywa bya binini, ariko bigeze mu masaha akuze ya 9 10 araremba cyane, ku buryo umuntu yahamagaye bwa nyuma ni umusore bita Juste. Niwe babanaga bya hafi, yaramuhamagara amubwira ati ngwino njyane kwa muganga, ndikumva narembye cyane. Basubirayo. Mu gusubirayo rero, ubwo bari basubiye kuri Buhuru, bageze kuri Buhuru bahita babandikira transfert, niko nabitekereza. Baba transfert yo guhita bajya Igisenyi. Baza kugera Igisenyi rero umuntu yashizemo umwuka, kuko ngo kugira ngo bagere Igisenyi byabaye ngombwa ko bamuzirikira kuri moto. Yego. Bamugejeje Igisenyi rero yamaze gushiramo umwuka. Ubwo urumva abaganga basuzumye bapimye batubwira ko nta ndwara babona yamwishe. Twebwe twabanje gutekereza ko yaba yazize depression dukurikije ibimenyetso bigaragara n'uburyo yapfuyemo, ko yapfuye aruka amaraso. Ariko abaganga batubwira ko nta depression yari afite. Yego. Nuko urupfu rwe rero rwatubereye urujijo kugeza n'uyu munsi. Yes, ndakwifuriza ibihe byiza. Tsinda, komeza ugubwe neza wowe ukunda Connect Media TV, ukunda Inuma TV ndetse n'izindi chaîne mugenda mutubonaho. Twizere ko muri amahoro. Umunsi wa none turi kuwa 3 y'icyumweru, itariki ni 12 ukwezi ko no kwa 11 2025. Muri tegura gusoza uyu mwaka. Imana amahoro ikomeze biyereke muri iminsi ikabakaba muri 49 gusa kugira ngo umwaka tusoze yabanye namwe kuva uyu mwaka watangira. Twizere ko n'uyu mwaka mugiye kwinjira mu 2026 mumeze neza cyane. Hari inkuru twabagejeje mu masaha atambutse y'umugabo witwa Ntawiringira iby'isi Tresfor. Ni umugabo wari ufite imyaka 50 y'amavuko, nta mwana nta mugore. Ni umugabo wigishiye mu mashuri abanza mu karere ka Rutsiro, cyane cyane umurenge wa Kivumu. Akora indi mirimo itandukanye kuva yavuka yisanze mu itorero rya ADPR hara mu karere ka Rutsiro. Abaza umurenge wa Kivumu murawibuka. Ubwo rero ubuzima bwamuhindukaga, yaje mu karere ka Rubavu gushaka ubuzima, akora imirimo itandukanye harimo n'ubumotari cyangwa se kumotara. Kuri ubu rero yarangije kwitaba Imana. Ku munsi w'ejo yarashyinguwe. Mu nkuru twabagejejeho n'amarira n'agahinda, ariko urupfu rw'uyu mugabo nirwo turi buze kwibandaho, tumenye ese koko uyu mugabo nyirizina azize iki. Haravugwa byinshi, haravugwa amarozi mu itorero rya ADPR aho asengera, dore ko yahagurutse mu rugo rwe ruri hano mu karere ka Rubavu mu murenge wa Rubavu, agurukana n'umugore we berekeza mu karere ka Rutsiro. Ni nyuma yaho bakoze imihango yo kujya gusezerana imbere y'Imana muri weekend twasoje, ari ku munsi wo kwa gatanu niba nibuka neza. Ku munsi wo ku cyumweru afata uwo bari bagiye kubana tariki 20 ukwezi ko no ukwezi gutaha kwa 12 bajya ku rusengero yakuriyemo hariya mu karere ka Rutsiro. Amakuru namenye nahitwa Bukiro, ni mu murenge wa Kivumu mu karere ka Rutsiro. Agezeyo uyu mugabo
Tresfor nibwo rero yumvisha atameze neza, amaze kwerekana umugeni we arataha, ageze mu rugo araremba cyane ndetse atangira no kugarura cyangwa se kuruka amaraso, birangira ashize mu mwuka. Abo umuryango we bahamagawe bababwiye ko umuhungu wabo ashize mu mwuka, n'ibintu byatunguranye. Abenshi barashinja amarozi, baravuga amarozi mu itorero rya ADEPR ahasengera, abandi bakavuga ko ari amarozi y'abakobwa bahoze bakundana. Murumva yari umusore, nta mugore, nta mwana, ku myaka 50 nibwo yaragiye kuzana umugore. Umukunzi we ku munsi w'ejo yagaragaye ku irimbi ubwo yashyingurwaga uyu mugabo, ariko afite intege nke nyuma yo kujya muri koma, ndetse n'ubu tuvugana amerewe nabi. Umuryango wa Tresfor uravuga iki? Ndi kumwe na murumuna wa Tresfor yitwa Alexi, bavukana ku babyeyi bombi mu nda. Umuryango wifuje kugira icyo utangariza Connect Media TV ndetse na Inuma TV muri rusange. Reka ture ko twabona uyu mugabo Alexi maze atuganiriza byinshi ku rupfu rw'uyu muvandimwe we, ndetse no rupfu rukomeye kugenda ruvugisha abatari bake mu bitangazamakuru bitandukanye. Alexi, nari maze kubikomoza uko turi buze kuguhamagara, amukomeze mwihangane mu karere ka Rutsiro. Ni ibyago mwahuye nabyo, kubura umuvandimwe ntibyoroshye. Kuri ubu akabaraga katangiye kuza? Turi kugenda tugarura imbaraga buhoro buhoro nyuma yo gutakaza umuvandimwe. Ariko ubuzima burakomeza nyine, nyuma y'urupfu n'ubundi ubuzima buba bugomba gukomeza. Duha ishusho y'umuvandimwe wanyu Tresfor. Ubusanzwe amazina yombi ni ayahe? Hari aho twe tugarutseho, yavutse ryari, umukurikiro bwa kangahe? Amazina ya Tresfor yitwa Ntawiringira iby'isi Tresfor, n'ubundi yavutse mu 1975. Byumvikane ko yitabye Imana afite imyaka 50 y'amavuko. Yego. Yavukiye he? Muvuka mu kayi kagari, umudugudu, umurenge n'akarere? Kuri ubu tuvuka mu mudugudu wa Bikumba, ni mu kagari ka Karambi ho mu murenge wa Kivumu, akarere ka Rutsiro, intara yo ni Burengerazuba. Yego. Tresfor rero akaba ari umuvandimwe, yari umuvandimwe wanjye nkurikira ubwa gatanu. Ubwa gatanu? Yego. Yakoze iyihe mirimo? Yabaye mu buhe buzima? Yize amashuri 6 yisumbuye mu bijyanye n'uburezi, icyo bitaga normal primaire kera. Yego. Ubu cyabaye TTC. Yarangije amashuri ku kigo cya Kibihekane. Akora akazi k'ubwarimu kuri centre scolaire ya Gahondo mu murenge wa Kivumu, mu murenge wa Kivumu ho mu karere ka Rutsiro. Yahakoze ndumva ari igihe kigeze ku myaka, yatangiye gukora muri 99. Ari umwarimu ahava 2010. Ajya mu bintu byo kwikorera ku giti cye, akora ibintu by'uburobyi bw'isambaza mu kiyaga cya Kivu. Abivanga no gushaka impushya zo gutwara ibinyabiziga. Amaze kuzibona nibwo yahise yerekeza kuba umumotari mu mujyi wa Rubavu. Igihe cyo kubitekerezaho kuko yapfuye ari mu mushinga n'ubundi wo kubaka urugo, ariko icyatumye atabikora mbere cyo ntabwo nagira icyo ngutangariza kuko ntari mu mutima we. Urakoze cyane. Byagenze bite kugira ngo umuvandimwe yitaba Imana mu buryo butunguranye? Uraduha ishusho ya weekend ishize, inkuru yabagezeho gute? Byagenze bite? Duhe scenario cyangwa se duhe inzira ku buryo byagenze kugira ngo umenye ko umuvandimwe yitabye Imana. Urakoze. Icyo kibazo rero ni ikibazo n'ubundi natwe cyaduteye kwibaza byinshi, uko ajya kwitaba Imana. N'ubundi abo bari kumwe mu buzima bwe bwa nyuma batubwiye ko n'ubundi yari arwaye, ariko njyewe
nk'umuvandimwe we kugira ngo mvuge ibyo nzi, reka mvuge ku byo twavuganye mu buzima bwe bwa nyuma. Hari kuwa kane, yego, nk'uko nari maze kubikubwira, yari ari mu myiteguro yo gukora ubukwe. Yari kuzakora ubukwe tariki 20 z'ukwa 12. Ubwo bivuze ngo yari ari mu myiteguro irimbanije, yarageze igihe cyo gutanga invitation. Kuwa kane rero w'icyumweru cyashize nibwo twavuganye kuri telefone, ndi kumubaza imyiteguro y'ubukwe bugeze. yego, Ambwira ko azajya kwerekana umusheri we mu rusengero rw'iwacu aho yakirijwe, abashyiriye na invitation. icyo gihe yari yaragiye mu murenge, yari yaramaze kuva mu murenge. yego, ubwo nk'uko yari amaze kubimbwira, yaragiyeyo koko ku cyumweru. Nge twavuganye kuwa kane, ajyayo ku cyumweru. Ariko nk'uko tubikesha abantu bari bahari n'ubundi bamwakira kuri urwo rusengero, babonaga ari umuntu urwaye, atameze neza. N'ubuhamya bwinshi bwatanzwe bwagiye bugaruka mu gushyingura, batubwiye ko yari arwaye, kuko n'ifunguro bamuteguriye kuri urwo rusengero ntiyabashije kurirya, n'icyo kunywa bamuteguriye byose nta na kimwe yabashije, kubera ko yari arwaye. yego, Alex. Yego, n'umwarimu wo kuri urwo rusengero yatanze ubuhamya avuga ko mbere y'aho ijoro rimwe Teresi yamuhamagaye akamubwira ati nubwo nzaza nariko ndumva ndwaye. Mwarimu aramubwira ati none se waretse tukabisubika. Ubwo undi aramubwira ati reka nzihangane nze, nta kundi bive mu nzira. Bivuze rero ngo yahageze arwaye. Aho hantu rero hari n'urujijo rw'abantu batangiye kwikoma urusengero rwa ADPR ishami rya Rusumo, yego, ngo nibo bashobora kuba baramugiriye nabi. Aho ngaho rwose reka ntanga umucyo, ntabwo ari bo, nta n'ibyo tubashinja. Umuntu wacu yahageze n'ubundi arwaye, kandi indwara yari arwaye ndi nayo yamwishe. iyo ndwara mwabashije kuyimenya? Ntabwo twayimenye kuko twagombaga kubibwirwa n'abaganga, ariko abaganga bo bamupima batubwiye ko nta ndwara bamubonyemo. Ubwo ntabwo twigeze tumenya indwara yamwishe mu by'ukuri. Yagiye kwa muganga mbere yuko yitaba Imana? Yaguye ku bitaro? Yego, yagiye kwa muganga. Nkomereje kuri rwa ruzinduko yagiriye kuri ADPR Rusumo. Yego, ibirori byararangiye arataha, kandi ataha koko anitwaye kuri moto n'umudamu we. Ariko bageze mu rugo Gisenyi aho yari acumbitse, abwira umudamu we ko atameze neza, ariko ko niyumva akomereje kuremba arajya kwa muganga. Ni nako byagenze rero, ngo byageze nka 6 z'ijoro araremba, ajya ku ivuriro ryo kuri Buhuru, kuko ngo yaratuye muri ibyo bice. Yego, niho yaratuye. Ku ivuriro rero baramwakiriye, baramusuzuma, ngo nabo ntibagira indwara babona. Cyakora bamuha ibinini aba ari kunywa muri iryo joro, bamuha randevu yo kugaruka mu gitondo. Arataha atangira kunywa bya binini, ariko bigeze mu masaha akuze ya 9 saa 10 araremba cyane, ku buryo umuntu yahamagaye bwa nyuma ni umusore bita Juste. Niwe babanaga bya hafi. Yaramuhamagaye amubwira ati ngwino njyane kwa muganga, ndikumva narembye cyane. Basubirayo. Mu gusubirayo rero, ubwo bari basubiye kuri Buhuru. Bageze kuri Buhuru bahita babandikira transfert, niko nabitekereza. Baba transfert yo guhita bajya Gisenyi. Baza kugera Gisenyi rero umuntu yashizemo umwuka, kuko ngo kugira ngo bagere Gisenyi byabaye ngombwa ko bamuzirikira kuri moto. Yego, bamugejeje Gisenyi rero yamaze gushiramo umwuka.
ubwo urumva abaganga basuzumye bapimye batubwira ko nta ndwara babona yamwishe. Twebwe twabanje gutekereza ko yaba yazize depression dukurikije ibimenyetso bigaragara n'uburyo yapfuyemo, ko yapfuye aruka amaraso. Ariko abaganga batubwira ko nta depression yari afite. Yego. Nuko urupfu rwe rero rwatubereye urujijo kugeza n'uyu munsi. Nta muntu turushinja rwose, ubwo twatekereza ko Imana ariyo yonyine izi urupfu yapfuye. Abenshi baravuga ko ari abakobwa bamuhitanye bakundanye mu bihe bitandukanye, abandi bakavuga ko ari itorero rya ADEPR ryagerageje gukoresha imbaraga z'amarozi bamwe muri bo, nk'uko bimaze iminsi bigarukwaho aho mu karere ka Rutsiro ndetse no mu bice bitandukanye by'akarere ka Rubavu. Amwe muranyomoza ayo makuru? Yego turabinyomoza kuko twe nta kuri dufite ku rupfu rwe. Baba ibyo byo kuvuga ngo abakobwa, Telesphore ni umuntu wari ufite intego ye mu buzima, ibintu byo kujya mu bakobwa ntabwo yabigenderagamo. No, ibijyanye no muri ADEPR ibyo ibirimo intano byabo ntabwo nabimenya, kuko muri stati zabo ni abantu basenga. Ntekereza ko wenda batajya mu mbaraga z'abarozi. Ubwo niyo mpamvu urupfu rwe twe turufata nk'urujijo, ariko tugatekereza ko igihe nikigera wenda Imana izaruduhishurira kuko niyizi ukuri. Ubutumwa ku bantu bumvishe iyi nkuru wabaha n'ubuhe tukurekura? Ni inkuru y'akababaro, kubona umuntu wari ufite ubukwe mu gihe kitarenze ukwezi kumwe n'iminsi mike ahita yitaba Imana. Ni inkuru y'akababaro yadushenguye umutima, ariko nyine nuko niko isi iteye, tugomba kubyihanganira. Ndahumuriza ababa baragizweho ingaruka n'uru rupfu rwa mukuru wanjye, nk'uko natwe mu muryango turi kugenda dukomezanya. Nkomeza no guhumuriza umudamu we, kuko nawe yasigaranye gikomeye cyane. Yego. Imana niyo yonyine izajya iduhoza aya marira, ariko nta kundi byagenda ni ukubyakira. Hari murumuna wanyu waba uhari ugira ngo amwishumbushe umugore basezeranye? Cyangwa murakora iki kuri uyu mukobwa ko afite agahinda gakabije? Ni umukazana wacu. Umuryango nta murumuna wacu dufite, kandi niyo yaba ahari wasanga batakundana nk'uko bari bakundanye n'uwo muvandimwe. Ariko nk'umukazana wacu turamwihanganisha kandi tumubwira ko akiri uwacu. Yego. Ibindi bizakurikiraho bizaturuka mu bushake bwe, naho twebwe turacyamufata nk'umukazana wacu, kuko imbere y'amategeko ni umukazana wacu. Urakoze cyane Alex, mukomeze mwihangane, twihanganisha umuryango wanyu ndetse n'umuryango w'uyu mukazana wanyu. Ni byiza kuba mukuyeho urujijo ku byo bimaze iminsi bivugwa nk'umuryango, mukagira icyo muvuga. Tugushimire cyane, mukomeze mwihangane. Murakoze namwe, Imana ibahe umugisha. Yes, mumaze kubyumva, ni Alex, uyu ni umuvandimwe wa Telesphore. Ibyo avuga, aravuga ko umuvandimwe yatashye, ariko kuba yatashye nta muntu n'umwe bashyiraho uru rupfu. Haba itorero rya ADEPR, haba ibyo abakobwa bakundanye, rwose abantu umucyo bo bawushyizeho ku giti cyabo nk'umuryango. Basaba n'abantu rwose kwitonda kugira byinshi cyane bavuga kuri uyu musore w'imyaka 50 y'amavuko witabye Imana ari ingaragu, agiye gukora ubukwe mu kwezi gutaha. Iyi ni inkuru irimo kugarukaho cyane iburengerazuba bw'u Rwanda, navuga akarere ka Rutsiro avukamo n'akarere ka Rubavu. Nazengurutse mu bitabo by'amategeko, ibitabo byinshi birimo amategeko y'u Rwanda ndetse n'ingingo zishobora kuba zigize ibyaha, nsanga kiretse guha umuntu ibishobora kumugiraho ingaruka nta hantu uburozi bwemewe. Nta hantu uburozi bwemewe nk'uko biri kuvugwa ko ari abakobwa bashobora kuba baramuhaye amarozi cyangwa se
ku bitoro rya ADEPR. Gusa guha umuntu ibintu bishobora kumugiraho ingaruka bikamuhumanya, icyo gihe rwose ibimenyetso bigaragaye bigize icyaha. Gusa abaturage muri biriya bice bavuga ko amarozi muri iki gihe cy'iminsi mikuru, dusatira iminsi mikuru, yafashe indi ntera, wenda indi nkuru tuzagarukaho, ho bavuga ko rwose ibintu bimeze nabi cyane, ndetse ngo hari n'amatsinda ngo yabishyize hamwe, batangira amatsinda yo gukusanya amarozi muri iyi minsi mikuru hara mu karere ka Rutsiro. Nda tuzasubiraho tuganira n'abaturage babigaruke. Gusa nyakwigendera yitabye Imana, yatashye ku munsi w'ejo nibwo yashyinguwe mu marira n'agahinda nk'uko mubibona mu mashusho, ndetse murabibona abaturage, amarira ni menshi, wenda n'inyuma murongera kumva abaturage byinshi cyane nabo bagarutseho, ariko umuryango wa Tresfor uvuga ko rwose nyakwigendera yagiye. Benshi akavuga ko ngo no gutera akabariro ngo cyari ikibazo, akavuga ko n'uyu nawe umuvandimwe Alex abigarutseho ko depression nayo ishobora kuvamo, ngo mu byateye ibibazo n'ubwo abaganga nta na kimwe bemeje, baramupimye basanga nta kintu kiri mu mubiri we, ariyo mpamvu benshi baheraho bavuga ko ari amarozi ashaka kuba yarazize. Mukomeze mukurikire Connect Media TV, ibyo mubona ni bike biracyaza, turakomeza kuganira ducukumbura, tuganira n'abandi batandukanye kuri inkuru y'umuvandimwe wari ufite ubukwe mu kwezi gutaha, yaramaze iminsi avuye mu murenge, umukobwa ugeze ubu yahungabanye bikomeye, nawe turareba uburyo twamusura tuganire nawe. Mukomeze mutsinde, Imana ikomeze ibahe ibyo mwifuza byose, kandi n'uyu mwaka muzawusoze amahoro. Nari Joe kubw'Imana Rwamasaso, ibihe byiza.